nibyo ndabasuje ndabaramukije mbifurije kugubwa neza aho muri mu bice bigiye bitandukanye. None magingaya tariki 14 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2025 aho twongeye kugaruka muri studio ari masaha mu gitondo rero ubwo kabisa benshi bamwe mu by'ukuri mwamaze kubyuka abandi murimo murategura kwerekeza mu mirimo igiye itandukanye. Hari n'abarimo gutegura kuza gufata icyo bita breakfast cyangwa se ifunguro rya mu gitondo, n'abatari kubitegura namwe murahari ndetse ngira ngo nanjye ndahari, nanjye turi kumwe. Muri iki gitondo rero tukaba twongeye kugaruka muri studio nk'ibisanzwe, tugiye kureba amakuru aramutse avugwa mw'abantu mwe mu bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko twibanda hano hakurya rwose ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwaho, tukareba uko bimeze isaha ku yindi umunota ku wundi. By'umwihariko tureba ndetse tukanagaruka cyane muri Kivu y'Amajyepfo no muri Kivu y'Amajyaruguru, dore ko ariho kuri ubu ibintu mu by'ukuri biba bitifashe neza cyangwa se biba bitoroshye uburyo bumwe se cyangwa ubundi. Kuba dukurikirana muri mu gihugu cya Uganda mudasiba kutwereka ko mudukurikiranye, ndabasuje cyane. Ari umuvandimwe kandi nanone rwose wakomeje kugenda dusuza, reka mbwiye ko ubutumwa bwawe rwose tugenda tubona kandi n'iby'agaciro gakomeye cyane ndetse n'iby'ingenzi. Abari mu mujyi wa Goma, ubwo ni muri Kivu y'Amajyaruguru, mutwereka ko mudukurikiraniye, turabasuje cyane namwe, ngira ngo namwe mubona intashyo zacu rwose muri comment ko tuba turimo tugenda tubasubiza. Bari muri Kivu y'Amajyepfo namwe ntabwo twigeze tubibagirwa, ubwo tunakomeza dusatira ibice byo mu Burundi, namwe rero turabasuje cyane. Badukurikirana bari muri Kenya ndetse n'ahandi za Tanzania, abadukurikirana n'abari Zambia, abantu bari Zambia ko mutadusuhuza ko mutadusuhuza kandi tubona ko mudukurikirana bite. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bo bajya bacishamo bakadusuhuza, namwe turabasuje kandi tubateye yambu ku buryo bukomeye cyane. Muri iki gitondo ndamutse nsuhuza abantu kandi nibyo ari mu masaha mu gitondo nyine ugomba kubaza umuntu uko ijoro ryagiye rigenda, ubwo aho tunyuranyije amasaha ubwo mumenye ko nyine ni kwa kwizenguruka kw'isi bigenda bihindagurika, ariko twe muri kano karere ka Afurika y'ibiyaga bigari cyangwa se muri bice bihegereye ndabona ko biri mu masaha mu gitondo. No ku rugamba rero turi mu masaha mu gitondo, nkeka ko ubu bwamaze rwose gutandukana. Nkubwire rero yuko kuri ubu amakuru avuga ko Wazarendo ndetse n'igisirikare cya leta Congo FARDC baribo barimo bafatikanya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ingabo z'u Burundi FDNB ndetse kuri ubu urugamba rwongeye kuvugwamo abacancuro rwose bongeye kuvuga ku mirongo y'imbere ku rugamba, bongeye rero yongeye kwegukana intsinzi iyikuye imbere y'umutwe wa 23, iyikuye rwose imbere y'umutwe wa 23 mu bice bya Kivu y'Amajyepfo. By'umwihariko ni naho tugiye kuba twagaruka cyangwa se twareba cyane cyane, dore ko ariho harimo kugenda havugwa urugamba rugiye rutandukanye mu myanya kandi nanone igiye itandukanye. Abo mu mutwe wa 23 ngo barimo barakizwa n'amaguru cyangwa se bamwe muri bo bakaba bakomeje kugenda bahunga, abandi ariko bagenda bavuga kumanika amaboko. Aba kandi by'umwihariko barimo bamanika amaboko nk'uko byavuzwe muri teritwari ya Walungu, aha nanone muri bice bya teritwari ya Kabare ndetse na Karehe, ibice byegereye umujyi wa Bukavu nibyo bikomeje kugenda beramo imirwano. Bivuga ko abari kumanika amaboko ari nanone abagiye bafatwa, ubwo 23 yageraga muri bice gafata urubyiruko rw'abasore ndetse n'abagabo bakiri bato rwose bakabajyana mu bikorwa byo kuba imyitozo kwinjira muri mutwe. Kuri ubu abenshi akaba ari bo bari kuvuga kugenda bamanika amaboko bavuga bati twemeye kwishyikiriza igihugu cyangwa se twemeye kujya ku ruhande rwa guverinoma cyangwa se rwa leta, kandi twemeye rwose ko tumanitse amaboko kandi turashaka twe gukorera igihugu. Niko bari kugenda batangaza, niko bari kugenda bavuga rero mu bice bigiye bitandukanye. Nkeka ko n'indi ntambwe ikomeye njya mvuga ni ikintu kidasanzwe nanone ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi koko niko bimeze.
ubwo sinzi niba hari utabyumva mu buryo bumwe cyangwa se niba hari uwo tutajyanye mu kubyumva gutyo, ariko njye ndumva ko ari gutyo nyine wakabaye ubyumva. Mu yandi makuru rero, ibintu nakubwira no ku mirongo y'imbere ku rugamba, amakuru avuga ko bimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga, niyo ndazita intwaro, niyo ndabyita ibiki, byifashishwaga na 23 mu kurinda ikirere mu mujyi wa Bukavu byatangiye gukurwaho, byatangiye gusenwa. Iyi ni inkuru imenyekanye muri iki gitondo cya none. Amakuru avuga ko ibikoresho byifashishwaga ndetse byakoranaga na za radari zigendanye na 23 muri Kivu y'Amajyepfo ku mujyi wa Bukavu, Wazalendo yaraye izikuyeho mu ijoro ryashize, ndetse ifatanyije n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC babashije kugera kuri iyo ntambwe cyangwa se kuri iyo ntsinzi. Kuvaho kw'izi radari cyangwa se kw'ibikoresho bya 23 by'ikoranabuhanga byafashaga kugenzura nanone ikirere cya Bukavu, biraza gusiga iki? Nta kindi kintu biza gusiga, ni igihombo gikomeye cyane ku mutwe wa 23 ndetse no gukomeza kubongerera gutsindwa, dore ko kuri ubu amakuru avuga ko ibice bya Nyangezi byakomeje kugenda byumvikana amasasu ku munsi w'ejo, ibice birimo biragenda rwose byigarurirwa cyangwa se bifatwa. Kavumu naho muri ibice bya Zampiti nukomeza, ubwo ni muri teritwari ya Karehe, naho intsinzi ku ruhande rw'Abazalendo ndetse na FARDC irimo iragenda iboneka nk'uko biri kugenda bigaragara. Ndetse kandi abakomando bo ku ruhande rw'Abazalendo, ubwo ndavuga Abazalendo, uko amasaha akomeje kugenda yirika, nabo niko bakomeje kugenda biyongera, bagaragaza ko nta kindi kintu bashaka kugeraho usibye intsinzi. Kuri ubu amakuru aravuga ko ari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu minsi 2 ishize, ubwo uyu munsi twamaze kugera ku wa kabiri, ubwo biravugwa ko ari ku cyumweru ndetse no ku wa mbere no gushyika kuri uyu munsi, uyu ni uwa gatatu. Mu minsi 2 ishize rero, amakuru aravuga ko imwe mu myanya igiye itandukanye yabarizwagamo 23 yaje kugenda yigarurirwa mu bice bigiye bitandukanye, ikaba ikomeje kugenda ifatwa rwose n'Abazalendo, yaba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Gusa Kivu y'Amajyaruguru hari agashya gakomeye cyane Abazalendo yaje gukora muri bya bice bya Kibati, tuze gucikwa kuko nabyo ndabivugaho cyangwa se ndabigarukaho. Nta kindi kintu gusaba nyine nuko ukomeza kuza kugenda ubana natwe ukaza kumenya uko bimeze. Naho ubundi urugamba muri Kivu y'Amajyepfo biravuga ko kuri ubu ibice byo muri Kabare byinshi byakomeje kugenda byigarurirwa na Wazalendo, bataliyani zikomeje kugenda zinjira z'aba komando ba Wazalendo, ndetse aba bakaba barimo bagenda bazana kandi banazanwa na FARDC mu rwego rwo gutegura urugamba ndetse no kwinjira mu bice bigiye bitandukanye. Kuri ubu rero amakuru avuga ko ku mugoroba washize ndetse no muri iki gitondo, ni igitondo cy'amarira menshi, ni igitondo gikomeye ndetse ni igitondo kidasanzwe ku mutwe wa 23, dore ko izi nyeshyamba zambuwe ibice bigera kuri 4, ndabona ko ari 4 muri Kabare ndetse na Karehe, hari ibyo bambuwe. Ibi bice byose byari bisanzwe ari 23 ni muri Bunyakiri. Aha naho rwose ngo byaje kuba bitagendekera neza abagize umutwe wa 23, ni mu gihe kilometero 4 zonyine uvuye Nyangezi, uvuye aho Tamunya mu gace ko muri Nyangezi, kilometero zigera muri 20 zisaga kugira ngo ugere mu mujyi wa Bukavu. Iki gice gisa n'icyamaze gufatwa na Wazalendo. Bukavu irimo irasatirwa. Nyangezi ni igice kinini, ntago tuza kwita Nyangezi agace gatoya. Hari igice cy'umujyi giteye imbere, hari igice gituwe cyane ndetse n'igice cy'imisozi cyangwa nta kiti cy'imisozi, igice kidatuwe. Ibyo bice byose rero byakomeje kugenda byumvikana mu mirwano, birimo biratuma cyangwa se birimo biratera ingaruka zo kuba bamwe mu bagize itsinda rya 23 batangiye guhungira imbere mu mujyi wa Bukavu baturutse muri izi nkengero rero zakomeje kugenda zigaragaramo imirwano cyangwa se zumvikanamo urugamba. Ibi bikongera intsinzi kuri Wazalendo, FARDC
kuko nyine birimo biragenda biborohera kurushaho kwa advancinga ndetse no kwigira imbere byoroshye cyane, biboroheye rwose, birimo birabafasha. Kuri ubu rero icyizere ni cyose ku baturage ndetse na wazalendo yuko Bukavu ishobora kongera kugaruka mu maboko ya guverinoma. Ni mu gihe kandi kuri ubu amakuru avuga ko atari cyo cyonyine gitegerejwe aha muri Kivu y'Amajyepfo, ahubwo ko hari n'ibindi bice bigiye bitandukanye byangaha muri Kabare, byangaha muri Karehe bigomba kuba byagira iki, bigomba kuba byajya mu maboko ya wazalendo. Hari ibice rero byafashwe mu minsi ibiri ishize nk'uko twagiye tubigarukaho, byongeye kugaruka mu mutuzo nyuma yo kugwa ndetse no kubohorwa na wazalendo cyangwa se kugera mu biganza bya wazalendo. Igice bita ni igice bita hehe wa muntu we, ni igice bita Chivang. Iki gice guhera ku wa gatandatu kwanza ahantu havuzwe imirwano mw'abantu mwe, havuzwe urugamba, havuzwe isasu, havuzwe ikompora, abaturage bamwe barahunga, abandi bikingirana mu mazu, abandi bajya aho bishoboka ko bajya cyangwa se bashoboye ko bakwihisha, ariko urugamba rwo rwari urugamba. Byagenze bitano kuri route nationale 3D. Reka tubirebe tubiceshemo amaso. Uravuga ko nyuma y'uko ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubucuruzi, ingendo ndetse n'ibindi byaje guhagarara kuva ku cyumweru tariki 12 z'ukwezi kwa 10 cyangwa se ukwakira, nanone ku muhanda Mitika Flamae Chivanga bisa nk'aho byongeye kuba habaho kwitegurwa ko bishobora gufungurwa cyangwa se gusubukurwa, kimwe mu byo wifuza kuvuga cyangwa se kimwe mu ijambo wifuza gukoresha. Ahangaha rwose Mitika Flamae Chivanga bikorwa bishobora gukomeza muri teritwari ya Kabare muri Kivu y'Amajyepfo. Ni nyuma y'imirwano ikaze yakomeje kuhabera hagati y'umutwe wa 23 ndetse na wazalendo yaturutse mu duce dutandukanye dukikije aka gace. Igiteye urujijo Chivanga nk'uko amakuru aturuka mu nzego z'ibanze bitangaza, kuri ubu amakuru aravuga ko abaturage benshi cyane mu by'ukuri nyuma yo guhunga iyi Chivanga isa nkaho rwose yambaye ubusa rwose. Mu mpera z'icyumweru rero nibwo imirwano yabaye, twaranabivuze twabigarutseho, ariko ubu hari tuze ndetse ibice biragenzurwa na FARDC na wazalendo. Imodoka ngo zirasa nkaho zahagaritswe na moto yewe mu rwego rwo gukaza umutekano kuri iki gice cya Mitibu Nyakiri, ndetse no kurushaho gukontorora ko nta na kimwe gishobora guhungabanya umutekano w'abaturage. Ndetse mu gihe ibintu bitarajya ku murongo, barasaba ko nyine haba habayeho uburyo bw'ubwitonzi ahangaha muri ibi bice. Ni mu itsinda rero ryarimo 23 ndetse mu midugudu imwe n'imwe yari yarigiramo uyu mutwe, bikaba byanze nyine hafi na pariki ya Kabuzi Biyaga. Ubwo murimo muragenda mubyumva ahariho cyangwa se uko bimeze, abahazi neza, ariko nube utahazi ngo mu by'ukuri wifate uvuge ati nge nyamara ndimo ndahumva. Ibi ngibi kuhahazi nibo babyumva neza, ariko n'utahazi agomba kumenya situation y'uko ibintu biba byagenze. Ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ni ibice bimaze iminsi igera kuri 2 rero bifitwe na wazalendo. Ibi bice noneho agashya kaje kuba wazalendo yaje kubivamo, yarabifashe ibisuramo 23 none yabivuyemo. Byagenze bite kugira ngo tube turi kuvuga gutya? Byagenze bite kugira ngo wazalendo ifate ibice nirangiza ibivemo? Iki cyo ntago kirimo kiravugwaho rumwe. Baravuga ko wazalendo nyuma yo gufata position zitandukanye zo muri Kibati zisuyemo 23 yaje kuzisohokamo, yaje kuba rwose yasoka muri groupement ya Rubereke neza muri teritwari ya Warikare. Tugendeye ku makuru aturuka ku nzego zibanze ndetse n'abaturage batuye muri bice, baravuga ko batazi neza impamvu yaba yatumye wazalendo ikora ibi, ndetse biri kwibazwaho. Wazalendo ariko ikaba yageze mu gace bita Miba, niho yaturutse, ahubwo niho yaturutse igaba ibitero hano. Ndetse iki gice ari yambuye 23 cyari kimaze amezi agera kuri 6 kuva mu kwa 4 kiri mu maboko y'izinyeshyamba. Wazalendo rero yaje kuva muri Kibati komeza imbere
amakuru avuga ko muri teritwari ya Rucuru naho imirwano yari igikomeje tariki 13 ubwo ni ku munsi w'ejo z'ukwezi kwa 10 muri grupe ya Bukombo. Imirwano yarakomeje. CMCFDP Wazarendo yakomeje gukora akazi n'umutwe wa 23 ndetse imirwano yavuzwe mu midugudu irimo Mashiga, Mashango, Rushihe ndetse na Kinyamugezi. Tuduce twose twaje kuberamo imirwano guhera mu masaha mu gitondo ku isaa 11. Abaturage batuye mu bicero bakaba bakomeje kugenda bahungabanywa rero n'ibyo bitero byaje kuba mu hano. Barasafaringa cyangwa se bahura n'ibibazo mu bice bya Bushusha na Murimbi. Abaturage rero bakaba baje kugenda bahungira kuko nibyo bice bakekaga ko bashobora kubonamo umutekano nubwo nyine babitifashe neza. Buriya niba imirwano iri kuba byibuze muri kilometero 50 uvuye aho uri, nawe ntago wakwizera umutekano wawe cyangwa se ntago wavuga ko ibintu byifashe neza 100% nyine ku buryo wakumva ko umutekano wawe uwizeye. Ahubwo nta kindi kiba gisigaye, nta kindi cyo kigomba kuba cyabaho usibye gusenga Imana, ukavuga uti ibibazo nibitugere kuko amahirwe menshi nuko nyine aho hantu naho hashaka kuba hagira iki, hashaka kuba hagira imirwano kuko abari hagufi, abari hagufi. Icyo kintu nshatse kuvuga hano. Ubwo rero abatuye muri ibyo bice, abaturage bagiye banahungiramo, byose ntago byoroshye cyangwa se ntago, nibyo kwitondera muri make, nibyo kwitondera. Hanyuma rero buri mwari wese wari udukurikiranye kugeza kuri munota, buri mwari wese warubanye natwe muri kiganiro n'amakuru muri iki gitondo cya none, mwifurije kugubwa neza aho uri mu bice bitandukanye. Komeza ugubwe neza kandi uryoherwe n'ibyo urimo. Niba bimeze neza, niba bitameze neza no kwihangana ko ari abari mu bitaro, hari n'abandi bari mu bice muri situation itari nziza. Namwe mwese kabisa mukomeze kugenda mugubwa neza. Reka rero mbabwire ntimuze kugira umunsi mwiza. Turaza komeza kugenda tubana, turaza kugenda gukomeza duhura mu biganiro. Hanyuma rero njye wumvaga kuri izi mikoro, amazina yanjye yari Bosco Mutaramu cyane. Ni mikoro za Bosco official, nizera ko maze kubimenyera. Niba utarakanda subscribe cyangwa se sabone, kora kuri iyo buti itukura, ubundi turusire kugenda tubana 5 kwa 5. Ciao, hasta la vista. Nta kindi cyo kuvuga mfite. Murakoze cyane.